Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda bose waba ukuze cyangwa ukiri mutoya. Iri ni itangazo risohowe n'ikigo cya RBC ku mihindagurikire ijyanye no gufata mituweli ndetse n'uburyo bwo gufatamo imiti kwa muganga. Ikindi kandi iri tangazo ririmo ibibazo byinshi bigiye kugwira abantu batari kwitwara neza ku kibazo by'umwihariko cyo kwirinda ubwandu bwa sida nyuma yo guhagarika inkunga yavaga muri Amerika. Ibi byose reka tubirebe muri rino tangazo, igihe tugiye kubana na Isa turakubita tubanguranya dukubita ku ntego kugira ngo tujye no mu tundi turimo. Uri kuri Rwanda Room TV, kora subscribe. Itangazo by'umwihariko rya mbere ryasohowe na RBC bavuze ku bijyanye na mituweli. Mituweli amafaranga yayo agiye kongerwa kuko abantu benshi twari tumenyereye ko mituweli bamwe bayishyura 3, 5, ikindi cyiciro kikishyura ibihumbi 10. Hakaba hari na benshi bafashwaga na leta. Abafashwaga na leta bazaguma gufashwa nayo, ariko buri wese ufite icyiciro arimo amafaranga aziyongera muri buno buryo bukurikira. Uwishyuraga 3 ubwo yari mu cyiciro cya gatatu azishyura ibihumbi 5. Uwari mu cyiciro cya kabiri ubwo yishyuraga 5 azishyura ibihumbi 8. Wari mu cyiciro cya mbere yishyuraga ibihumbi 10 azishyura ibihumbi 15 kuri mituweli. Akaba ari nguko amafaranga yagiye azamuka. Ikindi kintu gihari ni ifatwa ry'imiti kwa muganga, by'umwihariko imihindagurikire ijyanye n'ubuvuzi. Ifatwa ry'imiti kwa muganga biravugwa ko kwa muganga hagiye kubamo ikibazo kitoroshye, by'umwihariko ku bijyanye n'ifatwa ry'imiti kubera ko gufata imiti bigiye kugorana. Imiti ibinini twaguraga nk'ikintu waguraga igiceri cya 20 kigiye kuzajya kigurwa ibiceri bya 40. Icyaguraga ibiceri bya 40 kigura ibiceri 70, cyaguraga 50 kigura ibiceri 80, cya 80 ubwo ni 120. Ibindi nk'iriya miti twajyaga kugura ukagura ibihumbi 10 uzajya ugura ibihumbi 12 cyangwa 13 bitewe n'uko inkunga igihugu cy'u Rwanda cyavanaga mu mahanga nyinshi zagiye zikurwaho. Ikindi kandi barashishikariza by'umwihariko kwitwararika kw'abanyarwanda mu bijyanye no kwirinda sida, kubera ko imiti ndetse n'ubufasha twahabwaga n'ibihugu by'iburengerazuba bwose bwarahagaze, by'umwihariko igihugu cya Amerika cyahagaritse inkunga cyatangaga mu bijyanye n'ubuvuzi, uburezi n'ibindi byose, kubera ko bavuga ko ngo amafaranga menshi boherezaga muri Afurika yazaga aje no gufasha imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko n'indi ikorera hirya no hino ku isi kugira ngo ibangamire inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero akaba ariyo mpamvu bari kubwira abaturarwanda ko bagomba kwitwararika bakirinda virusi itera sida, kubera ko uzajya uyandura hari amahirwe y'uko kuzongera kubona imiti nk'uko byari bisanzwe bigihari, kuko nawe urabyumva niba imiti yatangiye guhenda. By'umwihariko ibi ngibi ni ibigaragaza ko mu gihugu cy'u Rwanda dufite ikibazo kandi kitoroshye, kuko nta bundi buryo nyine tugomba kubikora, nitwe tugomba kubyikorera tukirinda, kubera ko u Rwanda ni urwacu, nta wundi muntu uzaza kutwubakira. Akaba ariyo mpamvu RBC yasohoye rino tangazo rivuga ko abafite ikibazo by'umwihariko ku bijyanye na mituweli batari bamenya amakuru, by'umwihariko n'izo mpinduka zirimo, ariko ntabwo zitangirana n'uyu mwaka, ahubwo zizatangirana n'umwaka ugiye kuza, kuko barisohoye abaturage bose bamaze kwishyura mituweli, ndetse kandi imiti yo guhenda kwayo biratangirana n'uyu mwaka. Akaba ariyo mpamvu rero abantu bagomba kwitwararika bakamenya ibyo bagomba gukora ndetse n'ibyo bagomba kuba bakora kugira ngo biteze imbere. Itangazo ryihutirwa risohowe kuri uyu wa 19 z'ukwa karindwi 2025. Ni itangazo risohowe n'igipolisi cy'u Rwanda rireba urubyiruko rwose ruri mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko utari bwisangemo hari ikintu ari buze kumva polisi y'u Rwanda yamuvuzeho. Kandi ikindi, aya ni amahirwe polisi y'u Rwanda itanze ku kazi kagiye kujya gahabwa abantu barangije kwiga kaminuza, abarangije kwiga segonderi, ndetse hari n'inama nyinshi batanze ku banyeshuri barangije kwiga segonderi bagiye kuba mu buzima bwo hanze. Ibi byose rero tugiye kubyumvira muri rino tangazo basohoye, igihe tugiye kubana na Isa ku Rwanda Room TV. Ukore subscribe kugira ngo tubane ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mu Rwanda nk'uko nabikubwiye rero basohoye itangazo, polisi y'igihugu cy'u Rwanda yasohoye itangazo by'umwihariko
rigiye kugirira akamaro abantu bose bize kaminuza bigaga bari bamaze kwiga kino gihe ariko badafite akazi. Iri tangazo rikaba rikubiyemo ibisubizo byinshi ku bibazo bose bibazaga by'uburyo bazabona akazi. Polisi y'u Rwanda yavuze ko abanyeshuri barangije kwiga kaminuza aribo bagiye kujya bahabwa akazi ahanini cyane mu myanya igiye itandukanye ya polisi. Ikindi kandi ntabwo bazajya batangira akazi kabo nk'abanyeshuri bize segonderi gusa. Aba ngaba bize kaminuza bazajya batangirana ipeti rya ofisiye, akaba ari ipeti riri mu mapeti ane yo hasi, ariko akaba ariryo peti rya kane byibuze umuntu agira arimo kuzamuka, ku buryo imyenda uba wambara, aho uba utandukanye cyane na bariya baba bafite imyenda ya polisi gusa bambara birirwa mu muhanda ariko barize segonderi gusa. Ipeti rero rya ofisiye rikaba ribafasha kuba baba mu mujyi, bakaba mu mazu meza, muri aparitoma nziza. Ikindi kandi bakaba aribo bazajya baserukira igihugu. Andi mahirwe arimo polisi akaba ari uko aribo izajya irekura bakajya kuba bakiga ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibijyanye no kubungabunga amahoro hirya no hino. Ikindi kandi bakaba aribo bazajya bohereza kubera yuko aribo bazajya baba bafite ubushobozi bwo kuba bavuga icyongereza. Ibi ngibi akaba ari bimwe bigiye gukura benshi mu bushomeri. Ikizami cya mbere cyamaze gukorwa ariko harateganywa ikindi muri kuno kwa cyenda kugiye kuza ku barangije kwiga kaminuza muri kino gihe. Harateganya ikindi mu kwezi kwa cyenda, itariki niyo itaratangazwa ariko ukwezi ko kwamaze gutangazwa. Bavuze ko nibamara kubyoruganiza neza, bije bazakoresha mu myitozo bazahabwa yamaze gusohorwa n'igihugu, nabo bazahita basohora itangazo ryabo mu kwa munani, mu kwa cyenda bakitegura bagahita yuko bajya muri iyo myitozo izatuma basohokana ipeti rya ofisiye, ndetse banababwire ahanini bimwe mu bikorwa bidasanzwe bazajya bakora kugira ngo babashe kuba bateza igihugu cyabo imbere. Ikindi kandi bagarutse ku mishahara bazajya bahembwa. Imishahara bazajya bahembwa, abapolisi bazajya bahembwa amafaranga agera ku 180, kubera ko iyo umaze kugera ku ipeti rya ofisiye uba warakoze byinshi. kandi umuntu wize kaminuza buriya aba yikubye hafi inshuro 5 umuntu wize segonderi gusa, kuko no mu kazi bakora amafaranga bahabwa uba usanga amwikubyemo nka 3 cyangwa 4. Ikindi kintu polisi yabikoreye ni uko yarebye isanga bafite ibibazo by'uko bajya bohereza abantu hirya no hino kubungabunga amahoro, ugasanga bagiyeyo ariko nta bumenyi bafite by'umwihariko buhagije mu gukoresha ururimi rw'icyongereza, rw'igifaransa ndetse n'igiswahili. Kandi aho baba bagiye kubungabunga amahoro baba bahuriweho n'abandi bantu bataba bafite ubushobozi bwo kuba bavuga ikinyarwanda. Aha ngaha akaba aricyo cyatumye rero polisi y'igihugu cy'u Rwanda isohora rino tangazo kugira ngo barebe ko abanyarwanda bose bakisangamo, by'umwihariko abarangije kwiga kaminuza, kugira ngo byose babashe kuba baba bari kumwe. Ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, nkubwira ngo ari kuri Rwanda Rumu TV, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.